iyo ari Hilal batayiha igikombe bakagiha APR polemike n'ubundi zari kuvuka bakavuga bati ikipe yabaye ya mbere kuki bayimye igikombe bakayiha cya gatatu. Iyo bagiha ari Hilal gusa APR ntibayiha igikombe polemike zari kuvuka ziba zishingiye kuri bwa bukebe bibaho. Tanzania Yanga baba baserereza Simba ati ntago mumazi tujya tubona ikipe Rayon Sport yatsinzwe na Muhanga bagaserebura bine ari Hilal yatsinze APR. Yego Rayon Sport ntiheruka gusohoka igaserebura bitandatu APR yatsinzwe na Pyramide. Izo polemike zibaho ahubwo ikiba kibabaje n'abayobozi batabasha kuzumva ngo baba abayobozi nabo bakazijyamo. Ngewe ntekereza ko aricyo cyabiteye naho ubundi mbona nta byacitse nta byacitse byawe kuri bino nta byacitse. Urakoze cyane ango Yes, bihe byiza ukurikira 93 n'ibice 9 SK FM. Turi muri IPRC turi kuwa kane abari umunsi waje siporo abanyamakuru bakora imyitozo sibyo bakina ni ibyo bavuga ni nabyo bakina. Efure umeze neza neriva nta kibazo ko mbona siporo igusizemo imvune no kugerageza ntabwo ari uko igikoma nyine ugomba gukora kugeza aho unanirwa kugira ngo byibuza ugabanye ubone amasaha 3 wiruka wageze hano mu masaha 9 sangahe ubu tubaye hafi saa 12. Oya siporo n'ubuzima igize amahirwe nk'uko nguko dukora kuwa mbere no kuwa kane ukaboneka cyangwa se akaba hatari match nyinshi akazi kenshi biba byiza guhura n'abavandimwe mugakina aya masaha 3 hanyuma mukanaganira. Wabwira iki nk'umuntu udakora siporo ubundi kuko reba ukuntu ungana uraturuta cyane ubuse ariko ntekereza ko abantu benshi bamaze kubisobanukirwa. Uzarebe ka Friday abantu bayishyizeho abantu batabyumva ariko uzarebe uburyo abakecuru abasaza basigaye babyukira muri siporo ku mugoroba ukuntu bakora siporo bavuye ku kazi. Uzarebe mu majim ntekereza ko abantu babikora byamaze no kuba business ikomeye. Abantu benshi bamaze kubisobanukirwa ariko siporo niyo uyivuyemo nawe ubu ndananiwe nibyo ariko hari icyo mu mubiri wawe nawe uba wumva kabisa bitandukanye n'utayikora baba bataka buri mwanya uko agambuye imbavu. Siporo ni nziza kabisa. Turi mu mpera za shampiyona ngize n'amahirwe ndakubonye hari impaka zaje z'igikombe cya shampiyona uyu mwaka season 2025-2026 bamwe bavuga ati hagomba guhabwa igikombe APR abandi akavuga ati Neri Hilal. Ubundi wowe n'ingingo wasesengura gute nkuko wakurikiye shampiyona ndetse n'ibyo wumvisha shampiyona itangira na shampiyona ijya kurangira ubu ngubu ibyo uri kumwe? Ngiye mpamya ko byagombaga guteza polemike uko byari kugenda kose. Yego byari guteza polemike uko babikoze byagombaga guteza polemike niyo batabikora kuri iki byagombaga guteza polemike. Umupira w'amaguru bibaho mukeba aho umuboneye niho umukobera aho akuboneye niho agukobera. Sinzi impamvu rero byageze no mu buyobozi ukabona abayobozi b'umupira Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa nabo babaye nk'ababa precipite nabo bagiye muri izo mpaka kandi barabisobanuye mbere. Rwanda Premier League yari yaravuze ko hazaba igikombe cy'icyubahiro cya Al Hilal hanyuma hakaba n'igikombe cyatwaye shampiyona ariwe ubu amahirwe menshi ni ikipe ya APR. Rero aho ngaho Al Hilal bagombaga kuyiha igikombe cyabo cy'icyubahiro barakibahaye. Ikibazo wenda cyabaye inyito ni BK Pro League Champions ntabwo harimo ko ari igikombe cy'icyubahiro cyangwa se wenda nk'icyo bahawe muri Mauritania ariko ibyo numva ari ikibazo cyabakoze inyito burya inyito nta no gwapfa guhita uyisobanukirwa atari we wayitoranyije. Hanyuma hakaba n'icyo bise ngo ni national ni BK Pro League yayitwaye na Al Hilal. Mu manota ifite harimo 6 yakuye kuri APR harimo 4 yakuye kuri Rayon Sport harimo ayo yakuye kuri za Kiyovu harimo ayo yakuye kuri za Polisi za amakipe yose barakiye. Iyo shampiyona yitwa ngo iki BK Pro League nibo the champions niko myumva ngewe mu guhitamo iyo nyito. Hanyuma hakaba ariko nabandi bindani mu gihugu kuba bavuga ngo ni BK Pro League National bakaba ba champions ku rwego rw'igihugu
sinumva nabyo ari byo nkuko bashobora gushyiraho doneri abandi bakaba bashyiraho ngo inyito ya shampiyona ni Al Hilal hanyuma abandi bo mu gihugu nationale ku rwego rwa nationale ni iyo kipe nyine yo mu Rwanda igitwaye yitwa APR. Ukira aho ngaho we urumva ko n'ubundi ibi ngibi BK Pro League ndetse na Ferwafa bakoze n'ubundi nta kibazo byabitwaye. Sinzi uko bazandika ku gikombe cya APR n'ibyo bazandika ariko ngewe nemera ko ikipe nka Al Hilal yagomba gushyikirizwa igikombe cya BK cyishimwe cyishimwe cya honeri nk'ikipe yabaye ya mbere izirusha yazigishije nge niko mbyumva igikombe cyose kandi kiraserebura niyo kaba ari agatasi abantu baragaserebura numvise abantu bavuga ngo ntabwo yari gukorerwa biriya birori kubera iki n'umuntu iyo bamuhaye aka top scorer haragaserebura bakamuha akazenguruka stade n'umuntu iyo yatwaye umudari w'umwanya wa gatatu finali taraba ntabwo abakibuka ko yatsinzwe muri kimwe cya kabiri aserebura umwanya wa gatatu competition niko bigenda hano wabibonye amahana barimo kandi nta gikombe muri guhatanira buri wese abavuye mu rugo aje gukora siporo kwishimisha ariko nabonye utanga urudere match ijya gutangira ndabizi iyo Desire adahari habamo kubera ari umusaza we ndabizi buriya umuntu abashaka kubikaruma hakiri nawe bivuga ngo ati tugiye gutangira ariko hatagira umuntu uza gukina hanavunana agira ngo hari ikintu hano turi finally abantu baba bashyushye iyo akinnye nabi umuvandimwe wacu avunitse byagiye binatubaho birangira ari twe tumuvuje birangira ku kazi ke bahombye ari umuvandimwe wacu natwe tumuhombye niyo mabwiriza kandi tuba twaje kwishimisha twese nta gikombe ariko iryo shyaka nyine ntabwo bikweho ko riba rihari rero nemera ko Al Hilal yagombaga gushimira hanyuma APR nayo igahabwa igikombe yatwaye. Ese iza kuba yitwa shampiyona nationale APR bakayiha igikombe cya champions wa shampiyona nationale byari guteza ikibazo ku nyito numva rero mu nyito ariho byabaye ariko nanone za polemique ziba muri sport nge nanakunda muri bantu ntago babona ibintu kimwe abantu ntibabona ibintu kimwe abe muri Ferwafa buriya Excom ntibibona kimwe abe muri Rwanda Premier League ntekereza ko nabo batabibona kimwe nawe duhagararanya ntabwo tubibona kimwe yego iyo Al Hilal batayiha igikombe bakagiha APR polemique n'ubundi zari kuvuka bakavuga bati ikipe yabaye ya mbere kukiba yimye igikombe bakayiha cya gatatu iyo bagiha Al Hilal gusa APR ntibayiha igikombe polemique zari kuvuka ziba zishingiye kuri bwa bukeba bibaho Tanzania Yanga baba baserereza Simba ati ntago mumazi tujya tubona ikipe Rayon Sport yatsinzwe na Muhanga bagaserebura bine Al Hilal yatsinze APR yego Rayon Sport ntiheruka gusohoka igaserebura bitandatu APR yatsinzwe na Pyramide izo polemique zibaho ahubwo ikiba kibabaje n'abayobozi batabasha kuzumva ngo baba abayobozi nabo bakazijyamo ngewe ntekereza ko aricyo cyabiteye naho ubundi mbona nta byacitse nta byacitse byabaye kuri bino byacitse urakoze cyane aho ngo ni kuri iyo ntuza reka dusoreze kuri bino bihembo bya BK Pro League ushaka kuzatanga isezo wowe nkubajije abakinnyi batatu beza b'isezo wambwira bahe n'abatoza batatu beza batoza ko biri buze kungora ngo abakinnyi harimo batatu beza bawubona mu mboni zawe wabonye isezo uvuga ati cyanjye mbona MVP arigira umugisha ku muwinga assist afite n'ibitego afite yego nubwo yakinnye match enye hanyuma nkabona Ouattara ibitego yatsinze ni byinshi akaba uwa kabiri uwa gatatu hari umuhungu witwa Tayiba yego wo Marine nawe namuza urantunguye ntabwo nagiye muri statistique neza ariko abona bahita banza hafi kuko za Almereke zifite Bashir Bangura hari ba Madiken hari Yunusu abantu birengagiza wakinnye match zose za APR koko hari Richard abantu birengagiza nareba muri statistique bikansaba gutekereza ariko ubwo nkubwiye hafi ahangaha abo batatu banje abatoza arazamo kubera yatwaye igikombe inde Taleb kubera azatwara igikombe nicyo kitumazamo naho ubundi atari igikombe Taleb ntago yakazamo batoza beza bari muri shampiyona yego nicyo gitumazamo undi uyu wa mbere ariko ni Derelentio wari Hilal kabiri ni Taleb niwe wa mbere kabiri ni Taleb uwa gatatu minsi ishize natekerezaga Kamarade ariko ndabona muri iyi mikino arimo abyikuramo hanyuma hari ingingo nawe
umuntu yareba statistique ze kuko ubwo afata Kiyovu agafata na Na Rayon Rayon Sport. abantu bashobora kuvuga bati hari ingingo aje mate muri Rayon Sport ameze gutya yagiye muri Rayon Kiyovu yisize ahantu heza. yisize ahantu heza hari uruhare rwe no muri Rayon kareba ko yitwaye ariko we yasigara ahangana na Darikonovic hari ingingo yasigara ahanganye na Darikonovic nkareba neza muri statistique ariko babiri ni Dorentio na Taleb Efre reka nkushimire asante sana urakoze cyane akazi keza kandi courage merci umeze neza cyane